muvuduko ni bya bindi rero nyine wenda umuntu ashobora kuguha amafaranga noneho bikagenda bivuga nyine ari gukemura ibindi pasi icyo navuga ni kimwe yego abakozi b'Imana bikoreye imitwaro minini hazafungwa benshi ipaki benshi harafungwa benshi kuki hafungwa abantu b'Imana benshi aba pasteri bikoreye imitwaro badashoboye kwikorera ikuzimu ni hese ikuzimu naho ngaho bitubizisha iyo umuntu yagezweho mu mwituko mushaka yagezweho nagahinda gakomeye mu itorero Zerefati nagahinda gakomeye muri uriya muryango nagahinda gakomeye bishop ari muri uyu muryango mama bishop ari mu wundi muryango bahurira hanze kuri visite buriya ntabwo ushobora kujya imbere y'amategeko uvega umuntu yatanze ituro bahita bakubaza ngo umuntu yaguhaye umushinjacyaha umuntu yaguhaye miliyoni 10 kugira ngo akize umukize arakubaza se ngo uri Imana nawe umusubiza uti ituro yari tuye Imana nuza n'imirongo ya Bibiliya we Harerimana Bosiko bo nibasoma Bibiliya basoma amategeko urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwataye muri yo mu Padiri uyobora lycée de Rusumo cyangwa se bita Rusumo high school abahazi barahazi intare ya rwose hafi n'umupaka wa Tanzania akurikirana icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka y'ubukure imyaka 15 Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh, The Vibe TV. Ni The Vibe TV, ni kuri The Vibe TV. Niho honyine gusa dufite amakuru atari umukungugu. Ukuri kunesha ikinyoma kukakitura ejuru. Ibintu birakomeye inshuti za The Vibe. Reka tubwego ni kuri The Vibe ndetse no ku Impanuro TV. Pasi karibu. Yes. Nishimiye cyane kugaruka kuri uru ruhande ndi kumwe na The Vibe TV Apotre Yongwe Harerimana Joseph ariko iri zina Harerimana ndabona muri uyu murimo w'Imana rikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Apotre umeze neza? Turashima Imana. Mikro ndi kukumva neza nta kibazo kuri antene ahangaha rwose. Nuze kugira ikibazo niki nagitoya kubera ko ufite vibe. Wow. Ukunda vuga ngo muri vabuza yuvuze ngo vabu bushatse kubwira Abanyarwanda iki muri vabu nyine hari ibintu dasobanura iyo bavuze vabu ni vabu ibindi ni mujye kwiga mushake sikaitu abigisha sikaitu sai ari ni mwarimu kame mu bintu nk'ibyo bidasobanutse ni ubisobanura ngwicara wige cara wige umenye vabu ndi mu kazi kanje vabu mfite imbaraga vabu mfite ishyaka vabu ndi gukora ibintu nkunze vabu ibintu biri kuzamuka abantu bari kuvuga ati Apotre Yongwe arimo aragenda abaho umukomediye cyane kuruta kuba umuapotre Padiri kwa kazi ni kazi tunatumika kazi jamaa iyi ni kazi yangu utamu ya kazi ni kazi yangu utamu ya kazi ni nani utamu wa kazi ni rare ni pesa okay leso turagarutse cyane bikomojeho ngo izina Harerimana Joseph muri murimo w'Imana twumvise na Harerimana mugenzi wawe nawe ni ngo ni bishop wumvise byamubayeho ubari mu maboko ataraye akurikiranweho ntabwo ari hamwe n'icyo ariko agikurikiranweho ariko ibirego afite ngo ni byinshi cyane aya makuru yakugezeho yabaze nabaho bise kuko itangaza makuru turibamo kandi ni yihangane nyine yihanganira iki iyo umuntu ari mu rwego rw'ubugenzacyaha abakiri umwere kuko abatarahamwa n'icyaha yego sigitangaza ko mu ba social media bashobora gukora inkuru ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha rukabitangaza ushobora kugera muri parike bagasanga icyaha waragikoze cyangwa se wahagera bagasanga ukaba umwere parike kagukuraho cyaha icyo usabwa ni ikirere wagaragaye wageze muri ari ya maboko usabwa kubyakira kandi iyo umuntu ageze muri station ya polisi aratekereza uratekereza kabiri yakongera akazunguza ubwonko n'ibitekerezo
Fatese koko iki cyaha naragikoze. Yego. Niba nagikoze gihanwa n'igihe kingana iki. Niki nakora kugira ngo icyaha gihagarare. Yego. Icyaha gihagarare cyangwa kugira ngo ibihano bizorohe. Icyaha. Kugira ngo ibihano bizorohe. Ubu ufite amahirwe yo kwemera icyaha cyangwa se kurusamba niko bavuga mu rukiko, kavuga igenda ajya kuburana ukaburana. Ariko serivisi ziratangwa muri station za polisi. Oya, ni kuri Ribu polisi zo Ribu nyine kuri station Ribu ayifungira. Ribu ifata umuntu ikamushyikiriza polisi. Ribu n'urwego rugenza icyaha, polisi n'urwego rurinda imfungo. Mu byaha akurikiranweho twabonye harimo icyaha gisa n'icyo nayo wari ukurikiranweho. Inde wowe byaha cyacyaha warangije nari mari nyine ku rukiko nari imari none se byabaye kuki mugarura mu rukiko ibyanjye wavuze ibyaha erega Harerimana ibyanjye aho wabibazi nabawe ibyanjye iminsi wabicuruje byarahagije je urangarura muri ibyo kubera kuba warabirangije icyaha waragihaniwe ngo bimeze nk'ibyo ukibaho umwerese wowe ibyo wakoze hari wagufunze nta wamfunze uko bagize umwe twarababariwe nibutsa yuko ntabwo wababariwe warahanwe ndi mu gihugu cyiza unyibutse ko ni Imana yanshoboje ibihano bikarangira unyibutse ko ndi muri showbiz abantu munyibutsa ko nafunzwe ndabiyamye nahita mva no mu kiganiro wakivuyemo se maze ubundi kikaba ikindi cyaha noneho mite mureke ikindi cyaha kuva mu kiganiro Apotre harimo ngo icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi nicyo gukanyisha gusebanya yifashishijwe amafoto y'urukozasoni nkuko umuvugizi wa Ribu yabihamije uyu mugabo ibi bintu yakoze ko numva ruhererekane rw'urusobekerane rw'ibyaha byinshi uyu murimo w'Imana kukomeje kuba igitutsi ariko izina Harerimana muri uyu murimo ko numva rukomeje kuba ikindi kintu kirekire cyane iyo umuntu yagezwe mu maboko mu itangazamakuru byose biramenyekana nuza kumwira ngo amashusho y'urukozasoni tuza bizarangira tumenye mu mashusho n'ayandi nayo uwo muntu watanze amafaranga nayo bamufotoye nayo uwo muntu ntabwo tuza kumenya neza ayo mafoto y'urukozasoni yayakoresheje kuwamureze yayakoresheje kurinde aho sobanura inshuti za The Vibe uko bimeze urashaka njye muri detaye zirambuye dai kamemano bakeneye kumva iyo nkuru niyo mpamvu wayizanye iyi nkuru irahari kandi irasobanutse ndamutse ngiye kubisa ahubwo murashobora kwibaza se amashusho y'urukozasoni y'uyu muntu bari afite ngo wabahaye miliyoni 10 ngo bamusengere bikaza kurangira ibyari byo gusengerwa bivuyemo ibi byaha bindi by'uruhererekane Apotre icyo kibazo gihari ngo umuntu yatanze amafaranga bamusengere ntiyakize uwo mwobo uzagwamwe abakozi b'Imana benshi ni nayo mpamvu rero kuko abakozi b'Imana ntabwo ari bo bakiza byacitse wambutse ntabwo ari bo bakiza hakiza Imana abantu rero azaza yizere gukira tange ayo mafaranga cyangwa se bayamusaba yatange nadakira garuke kwishyuza ibihe twinjiyemo muzabona abantu baje kwishyuza amafaranga mu nsengero ibihe turimo birasaba ko umuntu azajya atanga amafaranga namara kuyatanga anandi ku rwandiko rw'uko yatanze ku burenganzira bwiwe ko atazayishyuza umushumba w'itoro zirafata Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne batawe muri yombi bakurikiranwe ibyaha birimo kwesha ikintu cyundi nicyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni ikintu turaza kugarukaho aya mafoto y'urukozasoni ayo mafoto y'urukozasoni zirafati yamugezeho gute zirafati kuri yamugezeho gute aho ni hari ikibazo ni mu gihe umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Ribu yavuze ko uyu mugabo n'umugore bataye muri yombi kuri uyu wa 9 so uyu munsi se so ku kwezi turimo n'umundi ku 10 as well kwa 2024 murangira yavuze ko nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya nicyo gukanyisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni bakabafungiye kuri station ya Ribu ya Kimihurura headquarter mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinza cya amakuru avuga kwiperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zerafati Holy Church ari nawe watanze kirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 ariko akaba atari we wenyine hakaba arimo n'undi mudamu uruwa mu bihugu byo hanze wavuze neza yuko
nawe ari mu batanga ibirego twagiye tubyumva amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire igakira nanjye baza miliyoni 10 uzimaye ngo usengera indwara yakira urumva ikibazo urumva uwo yatanze ni umukristo wo mu rusengero urumva rero aho umukristo wo mu rusengero atanga miliyoni 10 akazitegereza akazibura bikarangira agiye kurega uhita wiyumvisha ko atari ibintu biba byaranyuze inzira ndende umukristo buri yatanze amafaranga miliyoni 10 akagera ku rwego bimunanira kwihangana akajya kurega ni ukuvuga yuko byanze bikunze harimo ikibazo kuko ari umukristo mu rusengero wamwegera ukamubwira uti nabonye 1.5 ejo ukamubwira uti nabonye 800 nabonye na 200 umuvuduko ni bya bindi rero nyine wenda umuntu ashobora kuguha amafaranga akigira na no bikagenda bivuga nyine ari gukemura ibindi pasi icyo navuga ni kimwe yego abakozi b'Imana bikoreye imitwaro minini hazafungwa beshi ipaki beshi hazafungwa harafungwa beshi kuki hafungwa abantu b'Imana beshi aba pasteri bikoreye imitwaro badashoboye kwikorera ibarusha uburemere pastor arashaka kuba nka gitwaza ufite insengero ufite batura amadolari batura amaero batura amapaundi yo mu Bwongereza afite insengero batura amadolari arashaka kumera nka za unitepu imaze imyaka na Nyagateke imaze imyaka umupasitoro runaka arashaka kumera nka Poso Masasu wubatse katadarare uyoboye itorero rihamye rifite ubutaka rifite imisozi rifite amashuri rifite ibintu ariko uyuzera fatine arashaka kugenda mu modoka yiwe urashaka kujya Burayi nkuko ajyayo urashaka gutura mu nzu atuyemo urashaka kumera nkuko ameze reka nkubwire ngendo yundi uravuna hanyuma urakodesha sare miliyoni 2 miliyoni 3 urugero ugende mu modoka igotomera usukamo senkani kugera mu mujyi akabarashize uture mu nzu ya etage ukodesha ku cyumweru nibatura bature 180 imodoka yawe yanywa mu minsi 2 duhore mu bibazo ni gute pasteri yabona hasengera hatamugoye akabona imodoka igendamo yo mu rwego rwe akabaho mu buzima ashoboye tukareka gufungwa barabafunga umuhene ibiro niyo mpamvu naje nicara kuri the vibe abantu bakwita umusazi nicare kuri the vibe ni muntuke sinshoboye uzongera kumpa miliyoni ngo anjyane mu rukiko umuntu wawe warampaye amafaranga nkaba ntaramwishyura abayihanganye ibyo narabifungiwe the vibe izakwishyura none se reka numve cyo umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ku bijyanye n'amafoto y'urukozasoni yaruciye ararumira urumva uyu muntu bashaka kuvuga ati baje kwishyuza baravuga ati natwe aya mafoto yawe dufite turashyira hanze ese uyu muntu ni umugore ese ni umugabo ese aya mafoto y'urukozasoni agera gute ku bakozi b'Imana ku buryo birinda bigera aho hari ikibazo nyine aho niho hari ikibazo kiremereye kandi ngo nta kintu gihishwe kitazajya hagaragara urabikora nka kuyoro kwibwira ko mwanye nawe yego ko byari ideni ryo gusaba amafaranga wenda kodesha sare ko yimutso yakoreraga akajya higiriya sibyo ikanombe ko wenda umuntu yasaba amafaranga kuri imodoka muri duwane cyangwa guri ibyuma byo mu rusengero yaguhaye miliyoni 10 ugura ibyuma by'urusengero ukodesha aho gukorera yego ariko se icyo amashusho y'urukozasoni yo turaza kumenya ari iki biradusaba kuri urubanza tuzabera ko mukarubanda ikindi cya kabiri nanone kibabaje barakagufungura wenyine umugore we se abizamo gute urumva numufatanya cyaha kubera ko ideni bafatanyije uyu muntu ideni basabiye hamwe ntabwo ari ideni none turora ibideni ni iryo turo umugore warije mu gute urumva umudamu nawe ni bishop undi nakaba umushumba bararavuze ati twebwe nge na madamu tuzagusengera iyo ndwara iravo turafatanya dusengenge na madamu birakira buriya niba barasenze ugasanga
iyo ngiyo ajya ko numva ngo agikuzimu yabwira satani akamufasha ko numva satani nayo ngo ni umunyabitangara ikuzimu se wabwiwe n'iki ko ajya kutagiye umuhurire none se ntabwo abonye uriya mwana icyo yaje kuvuga oya kuzimu twemera ko umuntu ajya ikuzimu abo bantu ni ikese yinduzanye bavuga ngo bagiye ikuzimu y'ubihorera ikuzimu ni hese ikuzimu naho ngaho bitubizisha iyo umuntu yagezweho mu mwita uko mushaka yagezweho nagahinda gakomeye mu itorero zerifati nagahinda gakomeye muri uriya muryango nagahinda gakomeye bishop ari muri uyu muryango mama bishop ari mu wundi muryango bahurira hanze kuri visite umuntu wese icyo yego ukurikiranywe icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya mwumve iyo agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3 ni hazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarenze miliyoni 5 ikindi gihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya katika komeza ikoranabuhanga ryacu bari dutenguha ariko the vibe ifite ibintu byose turi muri studio za The Vibe TV ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa n'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze 3 ni hazabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300 umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu byaha rero reka nkubwire sibyo Apotre twavuga ibintu twasubira ubwo ndakuzana n'indi nkuru mu kanya ndashaka tunayisorezeho ariko wowe wanyuze muri uyu muriro urakebura gute abakristo n'abashumba kuko abakristo nabo harukuru nabo niba barabonye ko RIB yabahaye butamwa nagenda bari kwita bayifata bakayomeka yewe umuntu amaye ituro rinini mujya kwamubwira kanyoreza n'agapapuro kuko abikoze n'umutima we buriya rero ibintu byo guhana amafaranga n'abapasteri yego izi dosiye ega buriya iyo umwe yafunzwe n'abandi barafungwa n'uruhererekane hagati buriya ifungwa ryanjye rizatuma hari n'abandi bafungwa kuko abakristo bamenye neza ko bamaze kumenya amategeko icya kabiri ariko icyo nshingiraho abantu nibakora ibyo bashoboye abarwayi bose b'i Yerusalemu ntibakize abari bafite ibibazo bose ntibakemutse ni gute pasitoro yakubaka itorero ariko ntiyishyire mu kaga ni gute tuzamenya umukristo utanze amafaranga ayahaye Imana n'uyatanze akeneye igitangaza buriya ntabwo ushobora kujya imbere y'amategeko uvuga umuntu yatanze ituro bahita bakubaza ngo umuntu yaguhaye umushinjacyaha umuntu yaguhaye miliyoni 10 kugira ngo akize umukize arakubaza se ngo uri Imana nawe umusubiza uti ituro yarituye Imana nuza n'imirongo ya Bibiliya we Harerimana Bosiko bo nibasoma Bibiliya basoma amategeko basoma mu igazeti bakaguye ati biro bigize icyaha icyaha rero abapasitoro bakora kira cyaro gishingiye ku muntu yamuhaye amafaranga yizera gukira ntakire akagaruka karega umuti washobokaga n'umwe iyaza kuba yafite ati mada amaturo ni amaturo watuye ubwo bibaye saga akira amafaranga yawe muri 2000 na kangahe twashubije umukristo amaturo yatuye umukristo yatanze amaturo iwacu mu rusengero miliyoni 4,370 mu gihe cy'umwaka yamaze asenga urenga niyo maturo yatuye atangira kunywa inzoga atangira gukora ibintu bitajyanye n'imyizerere y'itorero tumuhagaritse arambwira ati wowe Yongwe sinigeze ntanga amaturo ni wowe nayahaga ahita afata yaturaga sheke muri beka uriya sheke barazibika aragenda azana sheke zose ziwe itorero ryarutiriye ni cyane ko yazandikaga mu mazina yanjye ariko nageze kuri burigadi muri station ya polisi Nyamirambo mbonye ibintu bikomeye umukristo we wanjye nabati mubyeyi ibi byazagufunga agurisha imodoka yiwe duteranya n'amafaranga yari ahari atanga umusanzu binyuze muri komite y'itoro nayo twaramwishyuye ayo yatugurije twishyura uwo muntu aragenda umuntu rero waje ushaka gukira indwara atandukanye n'uwaje kwakira umwami Yesu
uyu muntu yaje mu rusengero, uyu muntu yatanze miliyoni 10 kugira ngo akire. Umuntu waje agatanga amafaranga kugira ngo akire atandukanye ni watanze amafaranga mu itorero kuko yakijijwe. Abantu rero babona televiziyo, bakabona amaradiyo, turi kuri televiziyo, turi kubwiriza, turi guhanura, bakaza baje gukira bataje kwakira umwami Yesu, bazateza ibibazo abantu benshi ku isi, kuko hano ibyo bintu itegeko rirabihanira. Namuhaye amafaranga nsengere ngo akire, ntiyakize, itegeko rirabihanira uba wajwishe. Ukuntu rero leta nayo izatandukana iryo turo, ariko amaturo yo ni amaturo umuntu yaje agashyira mu giturisha agaturo cyangwa agashyira kuri konte y'itorero. Naho bya bindi turatanga miliyoni 10 kugira ngo ukire, nyine muba mwagiye mu kiguzi. Urumva mu by'ukuri ni icyaha kitaza gushobokera Bishop Bosco Harerimana kukiburana, kuko nzi neza ko nasomye imirongo myinshi ya Bibiliya. Umunsi wa nyuma bamfungura naje kuburana nayisize mu rugo, nayisize aho nararaga, aho narindi mu igororero, kuko ubwa mbere narayisomye mu rukiko, no mbona ntibikunda. Ubwa kabiri ngiye Rusororo ndayisoma mbona ntibikunda. Nsanga rero koko igihagije si imirongo myinshi, n'abanyamategeko benshi bamagaze iruhande, nsanga igihagije ari ugusaba imbabazi. Niba icyo yaragikoze inama nanga nuko aza gusaba imbabazi, yasaba imbabazi akazoroherezwa ibihano. Naho niyikakaza itegeko naryo rirakakaye, nirijegajega, rirubatse, rirubahirije, ryasohotse mu igazeti ya leta. Ku muntu udukurikiye aka kanya, ubu tujye kubona n'abandi bajyana Zarafati hehe, wabonye cyagiye biza, wabonye ngo ku rukiko ngo abanaba twagiye tubona abantu ngo baza ngo Yongwe nyina muhaya tubona tumesa. Icyo nakivuga abantu, ese kuki utagiye kwishyuza umuntu, kutagiye kwishyuza umuntu akiri agifite umudendezo, kuki ugiye kumwishyuza ari mu maboko ataraje? Nuko ariho umuboneye kandi ubona biri bworoye cyane kugira ngo wishyurwe mu buryo bw'ideni. Niyumvisha ko atari yo nzira. Inzira ni iyihe? Inzira nuko umuntu agufitiye ideni bamufunze, ahubwo wamusengera bakazamufungura, ukamubwira uti nyishyura nanjye ntazajya kukurega. Ariko rero mu mico yacu iyo umuntu yagezweho, buri wese avango nabambwe dore nanjye, kandi birangira n'ubundi bitagenze nk'uko byibwira. Niyumvisha yuko rero iyo umuntu afashwe n'inzego za polisi, za ribu, serivisi ziratangwa, baguha amazi yo koga, abantu baragusura nk'uko biteguwe, haba ifunguro, ntihaba igikoma cyangwa ibigori tubyita ifunguro, kuko ni wawe wasanga ukiba, sibyo? Baguha ifunguro, bakoguha serivisi, ukabona n'umunyamategeko wawe ukaburana. Nta nkoni bagira zo kugukubita, ntibakubita, hanyuma ukajya mu mategeko ukaburana ugataha. Icyo gihe rero iyo ugeze muri gereza, umuntu ni inyamaswa, uriyakira. Vabu zashize nagize ubwo ndimo ndajugumira Vibe TV. Vibe TV. Waba witeguye gusura Harerimana ukaba wajya yenda kumukomeza? Ese waba witeguye kumfata amasengesho yihereye kumusengera kugira ngo iyo tugiye kuryama dusengera umurimo w'Imana, tugasengera n'abakozi w'Imana n'abari mu kaga? Yego. Iyo nsenze rero nsengera ari mu nzu y'imbohe, nawe ubwo yabaye imbohe nawe ndamusengera. Yego. Hanyuma icyo kujyanye no ko ibijyanye no kuba niteguye kumusura, namusura nk'uko abandi bamusura. Ariko nkekubu ntabwo arakenera cyane ko musura. Arabikeneye. Ubu ntabwo arakenera. Agiye kuraramo rimwe. No, Pastor Bishop ni umuntu ubukomeye. Abafite intama. Yego. Abafite intama ayoboye, abafite abavandimwe, abafite umuryango, abafite abakunzi mu Rwanda no mu mahanga. Ntabwo rero jewe niyumvisha yuko musuye cyangwa ntamusuye nta gikuba cyacitse. Ntibisobanura ko ntamukunda, kuko nanjye kuba taransuye
ntibisobanura ko atansengeye cyangwa ko atankuze. ariko mu gihe yajya imageragere simpamwifurije niyumvisha yuko ntajya imageragere ngo mpave ntamuhamagaye. ariko aracyari kuri ribu, aracyari Kimihurura, hari ku murenge wa Kimihurura. Bishobora no kurangira kuko inzego zacu zikora iperereza zikanareba uko icyaha cyakozwe, yagikoze gute, byagenze gute, ese koko nicyo bita ubugenzacyaha, ukareba icyo kintu bukagiha umurongo. Yego. Reka tugaruke, umurimo w'Imana ukomeje gutukishwa n'abawureberera. Uyu murimo wa data ukomeje gutukwa n'abawureberera. Tuvuye kuri Zerafati tunyarukiye mu karere ka Kirehe, uyu yitwa umupadiri. Abapadiri tuzi ko ari abantu basezeranwa bakanemeza yuko batazigera bagira gute, baryamana n'umugore cyangwa batazigira bashaka, batazigira barongora. Urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwataye muri yo umupadiri uyobora Lycée de Rusumo, cyangwa se bita Rusumo High School. Abahazi barahazi intare ya rwose hafi n'umupaka wa Tanzania. Akurikirana icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka y'ubukure, imyaka 15. Iki ni icyaha kirenze ibindi byaha bibi rwose ku mupadiri. Uyu mupadiri buri shuri ryo mu karere ka Kirehe yataye muri yombi nawe kuri uyu wa 9. Byose byabaye uyu munsi nakasa mutwe. Umuvugizi wa ribu yagize ati arakeka icyaha cyo gusambanya uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri. Umubyeyi usambanya umwana mu ishuri ashanzwe kureberera. Kasha abantu baranatinyuka. Kuri ubu afungiye kuri station ya ribu ya Kacyiru. Ibaza umuntu bakuye Kirehe bakamuzana hehe Kacyiru, hari ku murenge. Mu gihe iperereza rikomeje hakorerwa dosiye ishyikiri, mu gihe urukiko rwa Muhana iki cyaha gihanirwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 cyarenze imyaka 25 kuko biteganywa n'ingingo 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Wowe kabyarawe Aposo, uwo ni umupadiri. Turi mu minsi ya nyuma, ibi bintu birahishura iki? Urukungu rugomba gukurana n'amasaka, ariko biri kwivangura, biraza kwivangura bitabaye ibyo. Kandi kuba padiri yakora icyo atari abapadiri yari umuntu yambaye n'ikanzu ni umuntu, sibyo? Yego. Niyumvisha yuko rero mu by'ukuri buriya iyo wihaye Imana ukagera ku rwego ibyo bikubaho, haba hari n'ibindi uba warakoze biteye ubwoba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu ageze muri gereza bagufungira icyaha ukabona n'ibindi wakoze bitagufunze. Yego. Kandi nyine yafunzwe. Icyo asabwa ni ukwiyakira nka padiri yasomeye misa abandi nawe akayisomera, hanyuma akihangana inzego zigakora iperereza. Iperereza hanyuma agashaka abanyamategeko akaburana, noneho icyaha cyamuhama akajya gusoma misa muri gereza kuko aba bakristo benshi ba padiri hari abapadiri basanzwe hariya hakurya, hari abapadiri babayo. Nta padiri nabonye imageragere uhafungiye. Nta padiri. Hari ibyegera bimwe by'aba padiri ariko nta padiri uri muri gereza imageragere. Kandi nubwo waba uri padiri buriya uri muri gereza, hari imihango iyo bagufunze utaba wemererwa gukora. Yego. Uri pasiteri, uri padiri wafunzwe, hari imihango muri gereza utemererwa gukora. Gusezerana ntibasezerana, nta munyururu usezerana n'undi. Kuko gereza yabaga bibukwayo n'iy'abagore ikabukwayo. Ushobora kuyobora misa ugasengesha abantu ariko ntiwatanga inshingano uri muri gereza. Na deperi na zangirikani n'abadive bafitemo abantu benshi bafungiyemo, imihango iza gukora bavuye inyuma ya gereza. Yego. Ariko hari uri padiri ro kuko ufite amahame witwa na padiri wakora nyine wayobora misa. Ariko mu by'ukuri birababaje, nyine hari imvugo ivuga ukumva birababaje. Kumva ngo padiri yafungiwe gufata umwana ku ngufu, pasiteri yafungiye ibi, nubwo bigenda bitubaho ariko ntabwo biba biryoshye. Ariko
tugaruka kuri iki kintu ubundi hari abantu bigeze kurekera amavati abapadiri bazabetse ubundi bakishakira abagore ibi bintu bakabivamo byo kwirirwa banagwa no muri iyi mitego ariko yenda usibye n'ibyo n'aba bafite nabo bajya babigwamo ariko kuba padiri ho ni umwihariko cyane. Ntabwo umuntu asambana kuko adafite umugore, umuntu asambana kuko afite iyo ngeso kuko satani yamutsinze. Hari ubuhamya twagiye twakira umuntu akakubwira ati giye umugabo wanjye naramufashe avuye ku buriri turyamanye ajya kuryamana n'umuyaya aho umuyaya aryamye no kuva mu mazi ukajya gukomburume. Ibyo ro izo kese zagiye zibaho ni kamere iba mu muntu. Icyaha kitugatugira ku rugi rw'umutima iyo utagitegetse kigukoresha ibyo utateguye. Ese aposto ukurikije ukuntu isi iri kugenda ibamo ibintu bya sakwe urabona biri kukwereka izihe ngamba kuri uyu murimo w'Imana? Matayo 24 haragira hati hazabaho ibihe birushya hagaragaza kugaruka kwa Yesu. Urwango mu bantu ruzakonja, hazabaho abahanuzi benshi, urukundo mu bantu ruzakonja, ibyaha byinshi ku isi, ibyorezo, intambara, ibyo byose bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Kandi Yesu najya kugaruka buri muntu wese azagaragaza ikimurimo. Nibiki kurimo ari ubusambanyi uzasambana ugire cyane, nibiki kurimo ari ugusenga ibigirwamana uzabisenga, nibiki kurimo ari uguhakana umusaruro uzawuhakana. Niho bivangwa abimbere bazaba abinyuma, abinyuma baba abimbere. Ubu buryo ibintu biri kugenda bifata indi sura, hari icyo wakabwiye umukristo udukurikiye? Icyo nabwira umukristo udukurikira, abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera kuri iby'ubutwari. Iki ntabwo ari igihe cyo kwizera Imana, ni igihe cyo kumenya Imana yawe. Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana yaso iyo wakoreraga uzaba ari ukorera. Nkwiriye kumenya Imana yanjye kuruta uko menya Imana ya Padiri, nkwiriye kumenya Imana yanjye kuruta uko menya Imana ya data n'Imana ya pasiteri. Kuko iyo wamenye Imana yawe, Padiri aragugakomeza, Bishop aragugakomeza, pasiteri aragugakomeza, n'umugore wawe araguta ugakomeza. Abantu nibizera Imana kuruta kwizera abantu. Duhuje izi nkuru ebyiri nashatse kuzihuza gutya kugira ngo nzikubazeho tunazivuge abantu babyumve bamenye ko ibi bihe turimo si byo gukinisha, ni ibihe biri guhinyuza intwari nazo zananiwe. Ubu rero tugeze muri bya bihe bigoye cyane, ariko hari icyo ntekereje cyane kuri ubu buryo kubashumba, kuba Kristo n'abandi bantu batandukanye. Uyu murimo w'Imana twavuga ngo ese wamaze gupfa, twavuga ngo aracyari uruhengekero. Tugarutse ku kijyanye n'icyitwa ituro, tugarutse no ku cyitwa ituro ry'umutima ukunze, hari ituro ryo gushima Imana, hari ituro ry'umutima ukunze, hari n'amaturo y'icyacumi, ibintu nk'ibyo. Ubu ntabwo umurimo w'Imana wapfuye, nta nubwo itorero ryapfa. Yesu yabwiye Petero ngo itorero ryubatse ku rutare amarembo y'ijuru ntazaribasha. Ni pastor wakoze icyasi itorero ryose ryayikoze. Ni padiri yakoze icyasi Kiliziya Gatolika yamutumye. Niyumvisha yuko ntabwo umukobwa umwe agatukisha bose sabe sikoro, bose si basambana, bose ntibabeshya, bose ntibakorera satani. Dusoze the vibe tubabwira ngo haracyara igice kinini cy'abantu batarapfukamira bayari. Abakristo ni basenge, abandi bezwe, ariko ibijyanye no guhana amafaranga no gutura no gusengesha no gutanga, narababwiye ngo ntabwo ari giye urya amaturo genyine, ntabwo ari giye wahawe amaturo genyine kugira ngo nsenge. Hari n'abandi bayakiriye, ahubwo uzi ko yakiriye amafaranga muri ubwo buryo nasubiza amafaranga y'abandi atazayabazwa. Imana igumugisha pasi. Reka dushimire The Vibe. Reka tubabwire ngo twari turi kumwe kuri The Vibe TV, naho ubutaha Imana ibahumugisha. Abaye turabakunda cyane, Imana ibarinde. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.